Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. radiyo ijwi ry'Amerika mudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mudusange no ku rubuga rwacu rwa internet ni wa3.radio.com. Hano muri studio ya karindwi i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, ikaze mu kiganiro Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Inshuti z'ijwi ry'Amerika, nongeye kubaha ikaze mwese. Uyu munsi turaganira ku kibazo kitavugwaho rumwe cy'abantu bakundana nabo bahuje igitsina. Turaganira ku buzima bwabo. Ese babayeho bate, bafashwe gute muri sosiyete, uburenganzira bwabo buhagaze gute? Niki cyakorwa kugira ngo habeho impinduka zatuma abantu babana neza mu bwubahane mu budasa bwabo? Wowe se waduha nomero yawe muri uyu mwanya kugira ngo tuze kuguhamagara utange igitekerezo cyangwa se ubaze abatumirwa. Uyu mwanya rero ni uwanyu. Mwakoze cyane bamaze kuduha telefone zanyu kuri Facebook no kuri WhatsApp. Mbibutse inomero ni akamenyetso ko guteranya 1-202-355-4 7 1-202-355-4 7. Reka rero twakire umutumirwa wacu wa mbere, undi araza kudusanga mu kiganiro mu mwanya. Twakire Eric Semuhungu, turushaho gusobanukirwa n'ubuzima bw'abantu bakundana nabo bahuje igitsina. Ndibaza ko namwe hari byinshi mu byibazaho, ubwo rero araza kudusobanurira. Eric, uraho neza, urakomeye? Muraho neza Eugenie, murakoze kumpa ikaze kugeza ku ijwi ry'Amerika. Yego, nanjye ngushimire ko wemeye kugira ikiganiro n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika kuri topic cyangwa se sujet itavugwaho rumwe ku kibazo cy'abakundana nabo bahuje igitsina. Wakoze cyane kwitabira ikiganiro. Murakoze. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina, nagira ngo tubanze dusubiremo abakunzi b'ijwi ry'Amerika inkuru mwumvise mu biganiro byacu. I Kigali mu Rwanda muri uku kwezi kwa 4 hateraniye inama yahuje abayobozi bakuru b'itorero Angilikani, igice kigizwe ahanini n'abagitsimbaraye ku bya kera kidashyigikira ubutinganyi. Muri iyo nama abayobozi batangaje ko bitandukanyije na Justin Welby, arkibiskopi wa Diyosezi ya Canterbury. Ni nyuma y'itangazo rero abo ayoboye basohoye mu kwezi kwa 2 ryemera umubano w'ababana nabo bahuje igitsina. Reka twumve iyi nkuru Asumta Kaboyi, mugenzi wacu ukorera i Kigali, yaduteguriye. Inama irimo kubera i Kigali yateguwe n'ihuriro ry'Abangilikani ku isi rizwi nka GAFCON, bivuze Global Anglican Future Conference. Umuyobozi w'iri huriro umunyamerika Forey Thomas Beach uyobora itorero Angilikani muri Amerika ya ruguru yabwiye abitabiriye inama ko batagifitiye icyizere umuyobozi wabo Justin Welby. Aragira ati, iminsi ishize twabonye Bishop wa Canterbury atandukira mu mwimerere w'ibyanditswe byera. Bakangurira abantu kwihana, bakongera kwigisha ijambo ry'Imana, bakareka gusigiriza ibyaha. Turasaba abantu kugarukira Imana, bakimika ubutagatifu, bigisha ukwera kugushyingirwa. Mwicuze mugaruke ku mwimerere w'ibyanditswe byera. N'agahinda kenshi, imitima imenetse, reka mbisubiremo nanone. Birababaje n'umutima umenetse, ntabwo twakomeza kumufata nk'umuyobozi mukuru w'itorero ry'Abangilikani.
ni igihe cy'amavugurura ku Bangilikani. Muri Diyosezi 44 zigize itorero ry'Abangilikani ku isi, 42 zose zitabira inama y'i Kigali. Iyi nama ihuje abagera ku 400 kuko bitangazwa n'itorero Angilikani ryo mu Rwanda. Diyosezi ya Canterbury ari naho hari icyicaro gikuru cy'itorero ry'Abangilikani ku rwego rw'isi ntiyagaragaye muri iyi nama y'i Kigali. Musenyeri Manasi Gahima, umwepiskopi wa Diyosezi ya Gahini, ari nawe itorero ry'Abangilikani ryakuriye, agaragaza ko bifuje ko Abangilikani bose bo ku isi bakongera kwibukiranya amahame yo kugendera ku byanditswe byera birinda ubuyobe mu nyigisho zitangwa. Gahima avuga ko bitandukanije n'icyemezo cyafashwe na Diyosezi ya Canterbury cyemeza umubano w'ababana bahuje ibitsina kuko bo basanga kinyuranije n'imyemerere yabo. Twarabyanze, twavuze ko icyo bemeje tutazakigenderaho, niyo mpamvu twese abahuriye ahangaha tuvuga rumwe, tutemera ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga. Umwuka mubi ujya kuvuka uhera ku mwanzuro wafashwe n'ubuyobozi bw'itorero ry'Abangilikani mu Bwongereza riha ikaze mu rusengero abakundana bahuje igitsina mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Abagize iri torero banasabye imbabazi abatinganyi kubw'igihe kinini rivuga ko ryamaze ribavangura. Canterbury n'abasenyeri bayo bemeza ko batinganye nibazajya bava gushyingirana mu mategeko nk'itorero bazajya babaha umugisha. Gusa iri torero ryavuze ko ritazabasezeranya cyangwa ngo bemere abapasiteri kubashaka. Iki cyemezo nicyo cyarakaje cyane itorero Angilikani ryo mu Rwanda ndetse n'ayandi menshi anyuranye yo ku isi yiganjemo yitabiriye inama y'i Kigali. Rukundo Methode, umwepiskopi muri Diyosezi ya Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, bagaragaza ko baha agaciro ibyo Bibiliya yigisha kuruta imico y'abantu. Bibiliya n'umuco w'abantu bisa n'ibihora birwana. Iyo rero birwanye dushyira imbaraga cyangwa duha agaciro ibyo Bibiliya yigisha, kuko biratuyemera nk'ijambo ry'Imana ryahumetswe nayo iradushyikiriza ngo rituyobore. Ubundi twari tuzi ko ibyo Bibiliya yigisha n'umuco nyarwanda wigisha no kugushyingirwa ari hagati y'umugabo n'umugore kugira ngo ubashe kuvuka no ku mugabo n'umugore bahuye. Ubuse bagufata bakagushyingira n'uyu mugabo muzabyara iki? Bamwe mu mashyirahamwe y'ababana bahuje ibitsina mu Rwanda ndetse n'abafasha ayo mashyirahamwe bagaragaza ko kuba hari amatorero yamagana ababana bahuje igitsina binyuranije n'imyemerere isaba abakorera Imana gushyira hamwe. Bwana Karangwa izina twamwise kuko atifuje gutangaza umwirondoro we, agaragaza ko amatorero n'amadini ari yakwiye gutanga ingero mu kutavangura. Icyambere nuko mu Rwanda ni kimwe mu bihugu bidafite amategeko abahana, so rero bakwiye kugira uburenganzira nk'abandi Abanyarwanda bose ku maserivisi yose. Ariko iyo bije mu bijyanye n'iyobokamana n'imyemerere, hari igihe bumva bisa nkaho bitumvikana uburyo umuntu witwa wenda ko arigisha ijambo ry'Imana, arabwiriza abantu bazi imbere y'Imana, aregereza abantu Imana n'ikimana yamutumye, ariko akagira noneho abasunika yigizayo batabasinavuga nabo abasinabi ntibaza mu itorero ryanjye abantu sina. Rero nkibaza ukuntu umuntu uvuga ko yigisha abantu kumenya Imana, agarura abantu ku Mana, akari nabo basunika ngo bajye kure. Benshi mu bashyigikira ababana bahuje igitsina bagaragaza ko kubaha akato ari ukubangamira uburenganzira bwa muntu. Kuri Manase Gahima, uyobora itorero Angilikani muri Diyosezi ya Gahini, agaragaza ko uburenganzira bwa muntu bugira aho butangirira. Agaragaza ko uburenganzira bwose ari ukuri nangwa ari bwiza, nangwa siko bujyanye n'imyigishirize ya Bibiliya. Twebwe ndabivuga nk'umuntu w'Imana, uko umuntu azumva uburenganzira bwe ntabwo azumva ko uburenganzira bwe agomba kunyumvisha ko uburenganzira bwe ariko nanjye ngomba kugenda nk'uko wabitekereza. Inama ihuje abepiskopi b'Abangilikani yatangiye kuri uyu wa mbere, izasozwa kuri uyu wa gatanu. Ni inama ishobora kwemerezwamo uburyo bushya itorero rishobora kuyoborwamo nyuma y'icyemezo cy'itorero ryo mu Bwongereza. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Asumta Kaboyi, twongeye tumushimire kuri iyo nkuru. Tubibutsa kandi ko iyo nama yarasojwe, ni ibyemezo byarafashwe aho abayoboye amadini cyangwa se amatorero y'Abangilikani bitandukanyije n'umuyobozi w'i Canterbury, bakavuga ko batemera ibinyuranye n'ibijyanye n'ijambo ry'Imana, iby'ijambo ry'Imana rivuga. Ndagira ngo rero Eric, wumvise iyo nkuru, wowe nk'icyo cyemezo cyangwa se umwanzuro w'iriya nama wakiriye gute? First of all, ndashimira abakuriye Angilikani yo mu Bwongereza ko batagiheza umuntu n'umwe, nta muntu ukwiye guhezwa mu rusengero kubera ko mu rusengero bigisha urukundo. So
ndashimira rero abahagarariye Angilikani ku isi hose mu Bwongereza uko bafashe umwanzuro mwiza cyangwa se icyemezo cyiza bafashe. Rero nkanenga abo mu Rwanda kubera ko niba bigisha urukundo kandi Imana ari urukundo, bakaba bagira abantu baheza mu nsengero cyangwa se baritandukanyije nabo kubera icyemezo cyafashwe na Angilikani ku cyiciro gikuru cya mu Bwongereza, narabanenze njyewe kuko niba batubwira ngo bigisha urukundo kandi bakaba bagira abantu baheza mu rusengero, urumva ko nyine bikiri ikibazo. Gusa intambwe iracyagenda iracyafatwa kubera ko niba hari ibyo bavuze kuriya, hari abazagenda babihindura n'ubundi, kuko n'ubundi inkunga n'iki byose bituruka ku cyiciro gikuru mu Bwongereza. Murakoze. Reka twibutse ko iriya nama ntabwo ari iy'mo Abangilikani gusa bo mu Rwanda, hari n'abandi bari baturutse no mu bindi bihugu hirya no hino ku isi. Ubwo rero nagira ngo noneho tunyarukire ku murongo wa telefone. Hari umwe mu bahise baduhamagara, twumve niba afite ikibazo cyangwa se igitekerezo. Zike uranyumva? Muraho. Uraho neza, urahagana he? Ndi muri Zambia. Ikibazo cyangwa igitekerezo? Ndi umunyarwanda ukorera muri Zambia. Yego. Nabibonye, nabisomye ko itorero ry'Abangilikani ryitandukanyije na Canterbury kubera homosexual marriages. Gusa abantu babyanaliza nk'aho ari ikibazo sosiyale gusa. Ntabwo ari ikibazo sosiyale gusa, ni ikibazo socio economico politike. Ndatekereza ko abantu bazabyanaliza gusa mu rwego sexuel. Ubundi uburyo umuco wacu abanyafurika umeze, ntabwo sexuality ari ikintu abantu bashyira hanze ngo umuntu azavuge ngo njyewe my sexual life is this way, or I would like you to have your sexual life. Gerageza kuvuga mu Kinyarwanda, hari abenshi badukurikiye batumva Icyongereza. Nagiraga nti ntabwo uko tumeze muri Afurika cyangwa mu Rwanda no mu Burundi, umuntu ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina ari ubwo ashyira ahagaragara. Nubwo kuva kera tuvuga ngo imibonano mpuzabitsina y'abahuje ibitsina ntabwo yemewe cyangwa ntabwo abantu bemerewe kubana, ntabwo bizwi. Wasanga binaba mu Rwanda, binaba no mu Burundi, ahubwo ntabwo turi mu muco wo kuvuga ubuzima bwacu bw'imibonano mpuzabitsina. Rero iyo uje ukabishyira ugatangira kubwira abantu ngo bavuge ku gice runaka kimwe, ukavuga ngo ubu noneho ndashaka guha umwanya aba bana bahuje ibitsina, ntabwo utangiye kubangamira umuco, utangiye kubangamira, ntabwo gusa ari iby'itorero, ntabwo ari iby'umuco wacu. Uko tubayeho ntabwo ari uko nguko. Iyo umukuru w'itorero ryo mu Rwanda cyangwa Abangilikani bo muri Afurika cyangwa abo ku isi bateranye bakavuga ngo ibi turabyanze, ntabwo babyanze mu izina ryabo, babyanze mu izina rya sosiyete yacu. Ntabwo ari ibintu bino muri sosiyete yacu. Nanjye kuba mvuga gutya ntabwo ari uko wenda wasanga ndi no mu homosexuel, ariko ntabwo kwiti yacu imeze uko imeze ariyo kunomaliza ibintu nk'ibyo. Biri ibintu bitamenyerewe mu muco wacu, biturutse hanze. Ntabwo mbona itorero iryo ari ryo ryose cyangwa igice icyo ari cyo cyose cyajya ngo kivuge ngo ibi bintu tutari tuzi, tutari tumenyereye, noneho turabyemeye kubera ko hari ababivuze. Ngira ngo harimo gusakaza ibitekerezo by'umuntu umwe cyangwa bya sosiyete runaka ngo bijye mu yindi sosiyete. Nubwo babicisha mu itorero cyangwa babicisha mu bundi buryo, ntabwo ari ikintu numva ko cyagakwiye kwicara kuri sosiyete yacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abantu koko barabibona ku buryo butandukanye nk'uko nabivuze. N'ugerageje kuvuga ikibazo kugira ngo abantu tubashe gusobanukirwa twese, twumve uko aho ibintu byerekeza n'icyakorwa, usanga abantu bamutera amabuye. Reka njye nko ku murongo kuri Facebook nk'uyu umuvandimwe uri mu Burundi Jean Marie Rose Courtois nshimira Imana, yagize ati mu Burundi ntituvugana n'abo bambasaderi ba Satani. Ati noneho sindi n'umwangilikani, ntibinyerekeye, nzogira icyo nshikirije mu biganiro bitaha. Rwose Jean Marie, ni uburenganzira bwawe bwo kuvuga icyo utekereza, ariko kandi
harimo no gutukana. nta ambasaderi wa shitani uri ahangaha cyangwa ahandi, no mu batukurikiye bose nta ambasaderi wa shitani urimo. nacyo nagira ngo byibura mbanze mumenyeshe. ngira ngo aho ndabyemanya nawe, ntabwo abantu bose badahuje imyumvire ari uko bafite imyumvire. abantu kuko njye wenda mfite umuco runaka, wenda mu Rwanda wabishyira no mu zindi ngero. mu Rwanda ntabwo turya nk'ibinyabwoya, sibyo? mbonye umuntu urya inyabwoya ntabwo uvuga ngo akorera shitani, ariko nawe ntabwo yambwira ngo ntangire mbirye kubera ko we kuri we ari byiza. rero ni kimwe n'ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina. abantu bafite baba homosexuel rwose niba ni amahitamo yabo cyangwa ni amahitamo yabo, ariko ni amahitamo y'ibanga. ntabwo ari ibintu utekereza ngo ubwo nabihisemo kandi mbihitiyemo undi muntu. ntabwo ari ibintu utekereza ngo ubwo sosiyete yacu ibyemera reka noneho tubwire amasosiyete yose yo ku isi abyemere. ntabwo ibyo bishoboka. reka ngushimire cyane, ngushimire cyane ku gitekerezo cyawe. hanyuma ngaruka kuri Eric. Eric, wumvise igitekerezo cya zike. hanyuma nk'uko twabivuze uyu munsi turaganira ku kibazo cy'abakundana n'abo bahuje igitsina. aba bantu ni iki wabatubwiraho muri makeya, ukagerageza kudusobanurira tutarambiranye cyangwa se ngo tuvuge byinshi cyane, ariko ni bantu ki abantu bakundana n'abahuje ibitsina? ni ukuvuga ngo abantu bakundana barakuze cyane Eugenie. abantu bakundana n'abahuje igitsina cyangwa se abasangirangendo, ubu ngubu ubundi dusigaye dufite izina rishya, kuko iyo ubundi bavuze abatinganyi tuba twumva badukomerekeje. twahisemo ko batwita abasangirangendo cyangwa abakundana bahuje imiterere. anyway, abasangirangendo rero ni abantu nk'abandi kandi barashoboye. ni abantu bagira urukundo, ni abantu bakunda gufasha, ni abantu usanga ntabwo bagira amatiku, keretse nyine abantu badufata mu yindi shusho nk'uko uwo muntu yavuze wa poposize ngo turi abambari ba shitani cyangwa turi ambasaderi ba shitani. nta muntu uri ambasaderi wa shitani. anyway, turi abantu nk'abandi nyine. nta gikuba kiba cyacitse ku buryo umuntu yumva ngo umuhomosexuel cyangwa ngo umutinganye ko badutuka kutumva nyine ni ikintu cyacitse. tubura bambara pampexi ngo buriya ibyo bintu byose ni ibintu bya body shaming badukorera, ariko havuyeho kuba nyine turyama nabo dusangiye igitsina cyangwa duhuje igitsina. turi abantu turakora akazi undi muntu yakora, twagakora, turashoboye, kandi nyine n'abantu nk'abandi tuva amaraso amwe. abantu badufata nyine nk'abakozi ba shitani cyangwa se abaki, ariko siko bimeze. ndumva rero uhuzana uriya muvandimwe wo muri Zambia wavugaga ati ntabwo ikibazo cy'abantu twavuga abakundana bahuje igitsina cyangwa se abasangiye igitsina cyangwa imiterere, ati si ikibazo cya sosiyete gusa, harimo n'ubukungu, harimo na politiki. ndumva musa nkaho mubibona kimwe, nko kuvuga uti abo bantu nabo barashoboye. ndumva nta kubaheza bishobora kugira ingaruka kurusha kugira ikibazo byakemura. yego, turahuza kabisa. reka dukomeze twakira n'abandi ku murongo wa telefone. Niyigena, uranyumva? yego, ndabumva. yego, uherereye hehe? ndi mu Rwanda, mu burengerazuba, mu karere ka Rusizi. yego, ijambo ni ryawe. murakoze. nendaga gutanga igitekerezo kuri ikiganiro. ndi umukristo mu itorero ry'Abangilikani ryo mu Rwanda, ari naryo ryitandukanije n'itorero rya Canterbury na Musenyeri Justin Welby. kandi igihe rwose ibyo itorero ryo mu Rwanda mu bindi bihugu bakoze byo kwitandukanya n'itorero ryo mu Bwongereza n'ayandi yose ashyigikiye abaryamana bahuje ibitsina. muri rusange nemera ko umuntu uko yaba ameze kose afite icyo amaze. Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo, ntabwo yareba umuntu udafite icyo amaze. ibyo ntabwo bishoboka. bariya abantu bafite icyo bamaze, ni abantu bakwiye kubahwa ndetse no kurindwa no gukundwa. nta mpamvu y'uko
bakamburwa uburenganzira bwabo cyane cyane bwo kubaho cyangwa guhabwa n'ibindi sosiyete bagenera, barabikwiriye. Ariko nabwo ntabwo bakwiye guhabwa umugisha mu rusengero nk'abantu nyine bashingiye mu buryo bwemewe, by'umwihariko n'ijambo ry'Imana. Bibiliya ntabwo byemera. Niyo mpamvu ndi ku ruhande cyane rw'itorero ryo mu Rwanda n'andi matorero atarashyigikiye abaryamana bahuje ibitsina cyangwa se abatinganyi. Ntekereza ko bino bintu ari umuco w'abagore mu burengerazuba bw'isi, abo dukunda kuvuga ngo ni abazungu mu burengerazuba bw'isi. Ni umuco wabo nk'uko no mu Rwanda cyangwa se muri Afurika habaga abagabo bashaka abagore benshi, ariko nabyo Bible ntabwo ibyemera, ntabwo bishyigikira. Niyo mpamvu abanyafurika babiretse. N'ubikoze ntabwo ukomeza kuba umwizerwa mu itorero. Rero uwo muco w'abazungu gutingana urebye mu mateka ni ibintu byahereye kera. Numva babigumana, ariko kuza kubizana ku bandi bantu bo mu bandi moko, mu bandi migabane itari abazungu, numva atari byo rwose. Bagumana umuco wabo wo kubihatira abandi. Rero sinumva ko byaba n'ikibazo hari abantu batashyigikiye ubutinganyi ngo bibe ikibazo gikomeye kigumye kivuga gutya. Uburenganzira bw'itorero ryo muri Afurika n'ahandi batabishyigikiye, ariko abazungu nabo bakwiye kugumana umuco wabo, ariko kubijyana mu rusengero, kubijyana muri kiliziya ya Canterbury mu Bwongereza, bigahuzwa n'ijambo ry'Imana, bagaha umugisha abantu bahuje ibitsina, ni inzira ijya kurimbuka. Ni inzira itorero ririmo rizayirangiza. Niba ikomeza ntabwo Imana izaha umugisha, ntabwo Imana izakomezanya nabo. Niba bakomeza inzira mbi ntabwo Imana izakomezanya nabo. Ndumva ari ibyo navugaga. Murakoze. Reka ngushimire Nigena, ariko mbanze nkibariza akabazo gatoya mbere y'uko ugenda. Rwose duhaye ibitekerezo byawe. Kuba twashatse cyangwa se twifuje kuvuga kuri iki kibazo si ukukiremereza cyangwa se mu bundi buryo, ahubwo no kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa, basangire inama n'ibitekerezo nk'uko uzitanze. Nagira ngo nkubaze, uravuze uti ntabwo abo bantu ndemera uburenganzira bwabo n'iki, ariko ntabwo bakwiye umugisha ukurikije Bibiliya. Nagira ngo nkubaze noneho, hari uruhande rwa Bibiliya, hari uruhande rwo mu kiliziya gusezerana imbere y'Imana no gusezerana mu mategeko. Ibyo wabishyigikira ko bakwemererwa kugira uburenganzira cyangwa kunyura mu nzira nk'iz'abandi banyuzemo, nk'ababana nk'umugabo n'umugore bagasezerana imbere y'amategeko kugira ngo babashe kubarengera? Burya amategeko ya buri gihugu ashingira no ku muco wacyo. Ashingira no ku muco wacyo. Buriya first of all ni ukwibaza se abantu bashingiye basezerana haravamo iki? Intego y'umuryango nko mu Rwanda, amategeko yaho abashyingiranwa ni abantu, umugabo n'umugore, abafite igitsina gabo n'ufite igitsina gore, abo nibo amategeko asezeranye. Kuko ni umuco nyarwanda nyine nibo bashakana, nibyo bifite igisobanuro. Ese aya mategeko arabemerera havemo iki? Umugabo n'umugore nibahura, umugabo nibahura, umugore n'umugore bagahura, haravamo iki? Intego kugira ngo habe productive, habeho kororoka. Niyo mpamvu famille ibaho. N'ubwo no mategeko ni icyo amategeko abateganya. Abantu bahura haravamo iki? Ndagushimiye. Abashyira amategeko ni abantu bafite sanse zitekereza neza, bareba ikintu tugiye gukora, si ukugikora gusa, haba hari impamvu itegeko rishyirwaho. Umugabo n'umugore barahura, havemo iki? Urakoze cyane Nigena. Eric, wumvise ibitekerezo bya Nigena. Ahangaha urabivugaho iki? Wagize, sinzi niba navuga amahirwe, wowe wari wabashije no gusezerana imbere y'amategeko, ujya no mu kiliziya ndakeka, urabivugaho iki? Uwo mugabo uvuyeho arashyiramo ukwivuguruza. Umwanya umwe aravuga ngo abantu ngo bakwemerwa, ubundi ngo bakagira serivisi badahabwa. So ndumva niba wemeye umuntu ntabwo ugomba gushyira ngo ariko ngo iki. Niba wemeye umuntu ko mwakira mu rusengero rwawe, ariko kuvuga ngo kubera ko bitemeranya ngo na Bibiliya, rega Bibiliya ni ibitabo byanditswe n'abana b'abantu. So
ngewe ku bwanjye ntabwo twemeranya nyine neza 100%, kuko niba wemereye umuntu ukamwakira mu rusengero rwawe ni ukuvuga ko nyine wamwakiriye nk'umukristo. So ntabwo uramuha serivisi zimwe ngo izindi zimwe, kandi abakristo bose baba bangana mu rusengero, kereka hari ukuntu barutanisha abakristo mu nsengero. Gusa nkanjye nyine ku bwanjye ni uko nta rusengero dufite, nta umuntu naheza. Abantu bose bagomba kuza bagahabwa serivisi zimwe, waba ari ukubasezeranya, yaba ari guhazwa, byose kabisa no kubabatiza, byose serivisi z'undi yabona n'undi akazibona, hatabayemo ngo heza uyu cyangwa heza uriya. Yego ngewe nakoze ubukwe kabisa, proud y'uwo ndi we, nakoze mariage nk'uko bivuze, twagiye mu rukiko tujya no mu ntuza no muri church, byose twarabikoze. Yego ntabwo byabereye mu Rwanda, ariko iyo nzi dukora n'umukunzi wanjye dukundana, urukundo ni urukundo, ushobora kuba cyandura umukunda ubikuye ku mutima. So naho ibindi rero nk'uko ndi kubibona bizagenda, haracyari urugendo rero, ariko bizagenda bigenda neza, kuko ntabwo tuzi ko kuri 2023 ino ntera yagera, kandi na papa yigeze kubivugaho, aribyo byaje bikurikira kiriya cyemezo bari abepiskopi abantu bo muri mu Bwongereza bafashe, na papa yigeze kubivuga avuga ko nta muntu wari ukwiye guhezwa mu nsengero. Yego, reka dusubire ku murongo wa telefone twakiriye Gratien. Uranyumva Gratien? Yego, urahagana he? Ni Gratien, ndi mu Rwanda. Yego, igitekerezo cyangwa ikibazo? Ngewe mfite ikibazo, ndashaka kubaza umutumirwa. Numvishije avuga ko yanasezeranye. Tuzi ko wenda mu muco nyarwanda cyangwa umuco usanzwe wo muri Afurika, umugabo n'umugore aribo bakundana. Wenda namubaza intego yo gukundana ku bahuje ibitsina, intego aba ari iyihe? Baba bafite gahunda yo kwagura cyangwa kugira ngo wenda babe bakundana, biba byagenze gute kugira ngo bo bakundane bahuje ibitsina? Icyo nicyo kibazo namubazaga. Urakoze Gratien. Eric, musubize. Gratien, sinzi mba uri ingaragu cyangwa wubatse, ariko uko ukunda umukobwa se cyangwa igitsina gore ni nk'uko nanjye nkunda igitsina gabo, kandi uko urugo rwawe rwubaka natwe niko urugo rwacu twarwubaka. So nta gishya kiba kirimo, ntabwo ari ukuvuga ngo ni inka yacitse amabere. Uko wakunda umuntu mugakundana ni nk'uko n'uri ndakundana n'undi. Intego nyine ni ugukundana, aho neza tutumva, kandi ubwo ndi kumva bishaka kwerekeza ko umugore n'umugabo nyine bakundana kugira babyare bororoke. So natwe rero ubwo buryo burahari bwa surrogacy, sinzi uko nayisobanura surrogacy mu Kinyarwanda. Njya numva abantu bakunda kubifashisha abaganga. Ndavuze ntibifashisha ubuvuzi, hanyuma umwana mukaba mwagira abana banyu cyangwa mukaba mwadopfa. So ari ikibazo cyo kuvuga ngo abantu ngo nibakundana ngo mbese ubwo bazabyara gute cyangwa bazagira ute, ndabizi byinshi mutamwerekezaho. Uburyo burahari bwinshi kandi burakoreshwa, cyangwa se mukaba mwagira n'umuntu ubatwikira akababyarira. So ubwo rero ntabwo ibyo bikiri ikibazo kugira ngo mbe ngo mukundana ngo niba mukundana ngo mbese ngo intego yanyu ni iyi. Intego ni urukundo, Imana itwigisha gukundana. Thank you Gratien. Ndagushimiye cyane. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na Kasunga. Uranyumva? Urahagana he? Ndi muri Kenya. Yego, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Naho ntakurikiranye kino kiganiro, ariko byinshi nayo narabyumvise. Igitekerezo cyanjye ni nko kushimira aba bantu biyumviriye gutandukana n'abazungu bari bagombye ko umuntu asanga igitsina n'ubundi bashobora kubana. Muranyumva? Turakumva, komeza.
intererano yanjye yari yo kubatera ingufu ko bogumaho nyine kandi batokangwa n'igicubure kuko hari igihe bigorana ugasanga hari abantu bisubiye ko natwe twavuga ati no mu Burundi bagize nk'uko kabisa tukabereka ko twe tukikurikiza amasezerano ya Bibiliya nk'uko biri bitubwira ko ubugeni bugira abantu badasangiye igitsina kanini ikibazo cyane cyane icyo ko zizina bikurikiranye. Yego urakoze cyane. Hano Eric, mbere y'uko nkomeza nagira ngo mbanze nsome ibyo batwandikiye kuri Facebook. Hari nk'uwavuze ngo uko abanyafurika bazogenda bafata imico y'abazungu yose badacaguye ni nako abanyafurika bazosambuka. Mbega abo bazungu uko badafata imico y'abanyafurika ni ukubera iki? Uwo ni Bosro Tom. Naho mugenzi Philibert ati abanyafurika kubera kwanga gukoresha amaboko yabo bemera gukora amahano bayakoreshwa n'abakoloni mu kubagira imbata mu bugoryi kugira ngo babeho. Bikururiye umuvumo n'umubabaro uzabageza ku rupfu rwo mu mwijima. Abangaba bombi barasa naho bahuza n'akasunga muri icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo ntabwo aba bantu bakwiye gusezerana ahubwo n'abandi bakwiye kubakurikiza. Ahangaha urabivugaho iki? ni ukuvuga ngo abantu bakunda kuduciraho rega iteka, ariko ngira ngo abantu ababizi kuba akimenya ko wenda umuntu aryamana n'uwo bahuje igitsina nonaha akabimenya nonaha ntabwo bivuze ngo ni abazungu babizanye muri Afurika. ibintu byari biri ahubwo no kuba ibintu bitavugwaga, nta masosho media yari ariho, nta biki, ariko reka mabwira ibintu by'abaryamana bahuje igitsina cyangwa se abasangiye bahozeho kera ubw'abasekuruza kugira ibisekuruza byacu, ahubwo ni ibintu bitavugwaga. kandi abantu bavuga ngo ni imico ngo y'abawest, ngo ni imico y'abazungu. ntabwo ari imico y'abazungu, kuko hari abantu baba bari mu cyaro iyo ngiyo nka za Musanze, za Cyangugu, ugasanga barakundana batarabona n'abo bazungu, ndetse baba baragishijwe n'abazungu gute. abantu bavuga ngo n'ubundi ngo ni amaco y'inda, ngo bakurikiye ngo amafaranga, ngo abirabura ngo twarakoreshejwe n'abazungu. reka ngiye nguhe urugero rwa hafi. njyewe nari mariye n'umuzungu n'umugabo wanjye yari umuzungu 2016. ubu ngubu 2023, ngira ngo ni imyaka 6 hari irashize, mbere atari 6 cyangwa 7. iyo bavuga ngo ni amafaranga nari kuba nkurikiye, ni urugero nanze ntacyo mbuze ubu kano kanya pe ndifashisha. mba narashatse uwo mugore cyangwa narashatse umukobwa, navuga ati wenda yari indwara wenda narayikize, none ubu ngubu umugore ndamushatse turanabyaye. ariko si byo bintu byanjye, njye niko navutse, si byo ninjemo nkuze, asosiyasiyo umuntu yinjiramo, niko navutse kabisa. nifasa nakuze nisangamo nyine numvamo ko nkunda abahungu nyine, so nagerageje no gusanga nagize byaranze. so ni ukuvuga ngo ntacyo mbuze, ariko n'ubundi ndacyakunda abahungu. so ntabwo ari ukuvuga rero ngo ni ibintu ngo twishyizemo ngo twakurikiye ngo ubutunzi bw'abazungu. reka abantu bari kuvuga ngo ni ibintu byo mu bazungu gusa. neza South Africa si muri Afurika, ni uko abantu badakunda gutekereza cyane. South Africa ni muri Afurika, kandi ho umuhungu ku muhungu bemerewe gushyingiranwa na before y'Amerika yuko ibyemeza. muri South Africa muri 2005 bari bemerewe gushyingiranwa imbere y'intuzo y'urukiko. umuhungu ku muhungu, same sex marriage was legalized 2005. rero kandi yari imbere before y'Amerika. none iyo bavuga rero ngo ni ibintu byavuye mu mazungu, kandi na South Africa ari muri Afurika, yego ni igihugu cyateye imbere kuko harimo abazungu benshi, ariko ni muri Afurika. rero abantu bitwaza bavuga ngo ni imico ya kizungu. si imico ya kizungu, ni uko kuba bari bakimenya ikintu kano kanya ntibivuze ko kitari kiriho. barahari, bari mu nzego zitandukanye, mu bihaye Imana barimo, mu bapolitician barimo, abakinnyi imipira, abamodo, mbese abahomosexuel cyangwa se abakinnyi uko babivuga, bari mu ngero nyinshi zitandukanye. rero kuba aribwo akimenya icyo kintu navuye ngo ni abazungu babizanye, reka ahubwo impamvu bavuga ngo abazungu ni uko abazungu bamaze kumenya icyo human rights isobanuye kuri bo, bamaze kwisobanukirwa kuko nabo babiciye mu myaka ya kera, ariko ubu ngubu ntabwo bikiri ikibazo kuri bo. murakoze nawe. reka ubwo nkomereze kuri Facebook nanone.
Lucky agomba kuba abona ibintu nk'uko ubivuze. Aravuga Lucky Xavier Mike Humble ati kwisanzura ni iki? Ni uguha uburenganzira umuntu agakora ibimushimisha mu gihe ariko ntawe abangamiye, nimba abantu bakoze ibintu bidahungabanya umutekano w'igihugu cyangwa umudendezo w'abandi bantu, nta mpamvu yo kubabangamira, nibibanire. Nibutse rero abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga, aho turimo kuganira ku kibazo cy'abakundana bahuje igitsina cyangwa se abo umutumirwa wacu yise abasangirangendo, bifuza ko bitwa abasangirangendo aho kwitwa abatinganyi, ari bo avuga ko ari abakundana bahuje imiterere. Ni Eric rero Semuhungu, akaba ari inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dutegereje undi mutumirwa wa kabiri, we ari mu gihugu cy'Ububiligi. Telefoni ye ntabwo yari yacamo, ubwo namara kuboneka turaza kumubaha nawe muganire. Igira hirya ariko madamu, winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera, muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu. Yego rata, uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mani. Shofe, wewe ndabona ashaka uri iwacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yabababababa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkomeze rero nshimira abatwumva ko mwakomeje kutwandikira muri benshi, nubwo hari telefone zitarimo gucamo, ariko mukomeje kutwoherereza nomero zanyu kuri WhatsApp nk'uko twari twabibasabye, kandi abatari baziduha mwaba mwifuza kuduhamagara muri uyu mwanya cyangwa se no mu bihe bizaza, nongere mbahe iyo nomero ya WhatsApp. Ni akamenyetso ko guteranya 1 2 2 3 5 5 4 7 5 ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko undi mutumirwa wacu abonetse. Dani, turakwakiriye ku ijwi ry'Amerika. Mwaramutse, murakoze. Mbaye ndasaga ankirwa kubona nateze gatoya. Oya, nta kibazo, telefoni yari yanze ariko urabonetse, nicyo cyangombwa. Wowe ukunda gukurikirana ibintu by'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Muri icyo kiremwa muntu harimo n'abakundana bahuje igitsina. Uburenganzira bwabo ubwo nawe nagira ngo nubwo utakurikiye ikiganiro ariko utubwire ububona ute, wowe ubikurikiranira hafi, tubwire muri make. Yego, iyo mubajije uburenganzira bw'abantu bahuza ibitsina babisangiye, bivana n'igihugu umuntu aba arimwo. Nk'ubu urabye nko muri Afurika ibihugu byinshi ntibyemera abo bantu, ntibarabaha agateka kabo kazina muntu. Mugabo yagerageje kuraba amiburayi cyangwa muri Amerika hiyo muri urabona yuko agateka kabo bantu karateye imbere. Rero sinzi ikibazo cyane ko mwobaza icyayi igihugu mushaka ko ndabasigurira yakubera amenye ibyo no kwishura muzamukunda. Urakoze cyane. Ubwo turaza abakunzi b'ijwi ry'Amerika baraza kukubaza icyo bifuza. Reka twakire Niyonzima Gilbert. Turi kumwe? Gilbert telefoni ye iravuga nabi, reka twongere tumushake mu kanya. Ubwo nagira ngo noneho reka tube dukomezanyije. Dani, mu kanya twaganiraga na Eric ku bijyanye n'imibereho, asubiza n'ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Uwavugaga uburenganzira bw'umuntu bw'abana bahuje igitsina, Eric yavuze ko ari abasangirangendo. Wumva ari iki cyakorwa muri kino gihe kugira ngo babone uburenganzira bwabo busesuye nk'ubw'ikindi kiremwa muntu?
ego icyo ni ikibazo cyiza nkanjye nsanzwe ndi umuntu maranira agateka kazina muntu n'abo bantu bakaba barimwo ni uko nibaza yuko icyo cyokorwa ni uko ya mu bihugu byacu mvuze afurika en general ni uko bategerezwa yakwemera abo bantu bakamenya ko abo bantu d'abord ni abanyafurika cyangwa n'abarundi cyangwa n'abanyarwanda bakamenya yuko abo bantu bavuka ariko bameze nibo babyigira bavuka ariko bameze yakuba kera babona yuko ari ingendo zabo bakiri bato yego nabo bukura menshi exactement abantu babimenya bamaze gukura mugabo usanga uyu muntu asubiye yakuza kera cyangwa asubiye kwiyumvira bya kera arabona exactement aho igituma yabaye umusitsi ko twotita canke umutinganyi nko abanyarwanda bazita ngeno bivuga mu kirundi bamba barenda bita gay canke homosexuel mu mbabarire hamba rero baza ko amikiro cyokorwa ubu nuko amaleta yacu mvuze amaleta yacu bivuga yuko leta y'u Rwanda canke leta y'u Burundi abantu batwumva ururimi rwacu dusangiye nuko borondera ukuntu bicarana n'abo bantu bakabumviriza kuko fashe nka example nk'akarorero mu Burundi bavuga yuko abo bantu badahari bavuga yuko abo bantu aribo batuma bazana ingwane mu Burundi mwarumvise yuko n'umukuru w'igihugu yaheruka kuvuga no mu ijambo ryiwe avuga yuko abo bantu niko biyamiririza kure urumva rero kuvuga yuko haracyariho ingendo nyinshi yuko bategezwa kumva igituma abo bantu tumeze gutyo cyangwa bameze gutyo bisaba rero yuko twicarana tukagira icyo bita amasensibilisation yakwerekana igituma homosexuel niki yakuba umutinganyi yari ivyo yanibaza yuko abantu bikuru nuko leta ikwicarana n'abo bantu cyangwa n'abantu bahuza ibitsina bisangiye cyangwa abantu baharanira agateka kazina muntu bakabasigurira donc voilà ivyerekeye abahomosexuel en général merci ye ndumva urabyemeranwaho na Eric Semuhungu nawe yatubwiraga ko yumva ariko yavutse urahamya neza uremeranwa nawe ko umuntu ariko aba yaravutse atari ibintu yigira cyangwa ngo bimuze makuze nuko umuntu aba yaravutse ibyo ndabyemeje neza mugabo hariho n'abantu babikora kubera kurondera amahera ibyo nabyo ntibiva ku bantu bahuza ibitsina babisangiye byonyine urazi yuko n'abantu bahuza ibitsina batabisangiye ariko rimwe rimwe akora amabanga mpuzabitsina kubera amakeneye amahera kubera amakeneye ikintu kinaka urumva rero abukuri barahari kuko nimba batavuka uko cyangwa nimba tutavuka uko nibaza yuko twari kuba twarabihebye kuko nta kintu yakibabaza ya mu mutima kumva yuko ababyeyi bawe inshuti ababanyi bakwinuba cyangwa bakakurojeta nuvuga ko bakakwinuba bakakureka hama cyane kumva ko igihugu cyawe bakuvuga nabi cyangwa uje mu masengero kanaka tuvuze yose ari amasengero kanaka ivuga ati abo bantu yani bivume yani bibaho urumva nimba ibintu twigira cyangwa abo bantu bigira nukuri byemeje 100% twoba cyangwa boba barabihebye yego twibutse abakunzi bacu ko hari radiyo ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga tujye ku murongo wa telefone twumve Norbert nawe afite igitekerezo Norbert uranyumva uraho neza mukangusi ukomera cyane urahagana hehe ni mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo reka mbere na mbere manze mbashimire kuri icyo kiganiro mwagize mwatuzaniye urakoze kudushimira urakoze kudushimira abandi baduteye imijugujugu ariko mwibaza ntese ko ibyo bintu niba umutumire ahari koko ibyo bintu koko atubwire impamvu yabitekereje n'inyungu abitezemo ibiki mwibaza ntese ibiki yabitekereje nyine yenda byo kuvuga nyine abantu babana nyine bahuje wenda ibitsina biriya bintu ntabwo ari byiza ese imitekerereze y'abantu usanga wenda badafite nk'ibisazi wenda naho ngaho njye niko nabibara muri iyo nyigo wenda niba mbivuze neza mubaza uretse aragusubiza
ubashe gusobanukirwa. Hari ikindi wifuza kumubaza? Ikindi nanone mbaza, kurabona nyine abantu wenda bishima nyine bari muri icyo gikorwa, bo bishima mu kigero kingana iki? Ese babona nta ngaruka byatera ku bwonko cyangwa se mu mitekerereze yabo? Ariko si ubwo urumva wowe abantu bishima ku rugero rumwe bose? Nyine ngewe dore impamvu ndi kubabaza, ese ibyo bintu urumva bishoboka nyine? Bo batubwire ikinyuranye cyabyo kirimo. Babwirwa Norbert, babwirwa n'iki se kandi ibindi batabizi? Babwirwa n'iki itandukanyirizo? Nyine batubwire bo babizi, nyine bo banagerageje kubikora. Ndeka muguhe mwivuganire ubwo ngubwo arakubwira. Eric, wumvise Norbert? Norbert ari kubaza ibibazo nk'iby'abantu bo muri primaire, ngo mbese ngo baryoherwa ku kihe kigero. Arashaka se kubikora, akaba ariyo mpamvu ari kubanza yumve uburyohe burimo. Niba atari ibintu byawe, kuki ushishikajwe no kumenya amabanga akorerwa mu buriri? Ngo mbese ngo baryoherwa gute, mbese ubundi ngo babyumva gute, ngo nako ngo biba bimeze gute ngo mu buriri? Ni gute washaka kumenya ibyo bintu ubundi kugira wanga abantu ngo mbese ngo ni uburwayi bwo mu mutwe? Mbese abifata nk'ibisazi, umuntu arasara, abasazi babatwara indera, umuntu wavuga gute ngo ni ibisazi kandi umuntu ari muzima ari fizika ashobora gukora akazi nk'akundi yakora atafite ibibazo byo mu mutwe? Umuntu ugira ibibazo byo mu mutwe ashobora hari ibintu sometimes abantu babaza, ubundi umuntu abajije umusubiza ubundi. Anyway, urumiwe gusa mbuze ikintu namusubiza. Ugeze aho ubaza ngo mbese ngo abo bantu ngo biba bimeze gute, ngo ururyohe ngo babe ku kigero kingana gute? Nese uburyohe babupimira ku ni ku munzani, ni ku ku bwa Nyamusori abajije ubusa. Gusa uko aryoherwa mu buriri niko natwe turyoherwa mu buriri. Ibintu byo kushaka kumenya ibikorerwamo rero, gahunda zo mu buriri zimenywa na ba nyiri gukorwa icyo gikorwa mu buriri. Ntabwo turi hano kuvuga uko ibintu bimeze, ntabwo turi hano kugira ngo dupromotinge homosexuality, kuko tuvuze ngo bikorwa gutya na gutya aho ngaho twaba batwinjire, kandi nabo ntabwo tuzi uko bakora sex mu buriri bwiwe, ntabwo tubizi uko abikora. Byaba ari ukurengera, ntabwo tugamije gukora ntabwo tugamije kwamamaza ibintu runaka. Icyo dukeneye ni ukugira ngo abantu basobanukirwe. Gusa simple kumusubiza ni ukumubwira ati uko aryoherwa muri natwe niko turyoherwa. Ibyo kuvuga ngo ni ibisazi nta bisazi, kuko abasazi babatwara indera cyangwa aho bajya kubita. Rero nta kibazo dufite kijyanye na mental issue. Thank you. Urakoze. Ni uburenganzira bwa buri wese kuvuga igitekerezo cye, ariko kandi nk'uko nabisabye tugenda twubahana. Twakire noneho Daniel Bigirimana. Daniel, uranyumva? Yego, ndabumva neza cyane. Yego, urahagana he? Yewe aho bita Muyinga, komine Muyinga, intara ya Muyinga nyene. Yego, igitekerezo cyangwa ikibazo? Je n'akabazo nagomba kubaza. Akabazo kanje kagira gati, none abo bantu bariko barabiranisha, abo bantu baba basomye igitabo? Komeza. Abo bantu bababiranisha ko tutarimo kukumva. Uravuga ngo abo bantu bababiranisha, ntabwo byakurikiyeho ntabwo twabyumvise. Tubabarire Daniel, telefone yawe yacitse, ntabwo turimo kubasha kukumva ibyo washorejeho, ntabwo twabyumvise. Sinzi niba bashaka kuvuga igitabo cya Bibiliya cyangwa se niba ari icy'amategeko. Yangira yashatse kuvuga igitabo cya Bibiliya cy'Imana Jesper. Ngo Daniel ngo wagarutse ku murongo, noneho dusobanurire neza icyo washaka kuvuga. Nariko ikibazo nariko ndabaza. Nariko ndabaza nabo bantu babiranisha, abo bantu baba bisunze igitabo cy'Imana canke babigira nko ku giti cy'iwabo, ko turiko turaraba nk'abantu basanzwe basoma mu bitabo mu gihe cya Sodomu na Gomora uko byagiye. Ugiye gusoma mu 1:1 ungene Imana yahanye Sodomu na Gomora kubera hari hadutse ubusambanyi burenze urugero. None ibyo bintu boba babikora ku giti cyabo, boba cyane babikora
ubwo ubuhanuzi buba buriko burerekana igihe aho kigeze. Hama rero akabazo kagira kabiri. Yego nyarutsa. Akabazo ka kabiri kagira gati none abo bagabo bariko barabirana, none umugabo ararongora umugabo ku wundi canke barakurakuranwa, umwe iyo ahejeje kurongora mugenzi we uwundi nawe aca asubira akarongora mugenzi we. None muri abo ninde aba yasubiye mu gitsina c'umugabo? Yego reka tubigarukiriza aho ngaho, ntabwo tujya muri detaye cyangwa se gusobanura uko imibonano igenda. Utwihanganire, ubwo cyakora ndamuha uburenganzira gusubize uko abyumva ikibazo cyawe. Urakoze cyane. Eric wamubwira iki? Daniel numva ajya kumera nka Norbert, sinzi impamvu yagiye cyatona wari curious kumenya uko gahunda zikorwa mu buriri. Gahunda z'uko zikorwa mu buriri nk'uko nabigarutseho ni igikorwa cy'abantu babiri kibera mu buriri. So ushaka kubimenya rero ubwo ni cya gihe uzajya kubikoraho kugira ngo wumve uko bimeze, rero kigiye nibwo uzasobanukirwa. Uwo muntu uri curious nka Daniel na Norbert, nushaka kubyumenya uko bimeze, navuze niba atari swingi zawe kuki uzashishikazwa no kumenya ukuntu icyo gikorwa gikorwa. Nushaka kumenya uko gikorwa uzabigeragezeho, ubwo uzamenya uko bikorwa nyine. Ikindi aravuze ngo reka ntabwo tugiye gushishikariza abantu guhigwa none ari curious cyane kumenya. Baravuze ngo bijyanye na Bibiliya, genda umurokore pe, umurokore n'igezeho byose no kubera gusenga no kwiragiza Imana pe, no kwita Imana ngenda umurokore. Ariko hari ibyo natemera yo kuvuga ngo Sodoma n'Igomora ngo bajya kurimbura n'ibiki abantu bakunda kwitwaza. Nta muntu muri twe cyangwa sekuru wacu cyangwa papa wacu n'umwe wari uri Sodoma n'Igomora, nk'uko nabibagarutseho cyane cyane igitabo cyanditswe n'abana b'abantu. So iyo byo kwitwaza ngo Imana ijya kurimbura Sodoma n'Igomora ntabwo twari turiyo. Rero kuvuga ngo mbese ngo nibyo twakoze kugira ngo dukore iby'ubuhanuzi ngo cyangwa tubikora ku giti cyacu. Umuntu akora ikintu ku giti cye ntabwo agikora yishishikariza abandi. Sinzi rero Daniel mba yamusubije ibyo Sodoma n'Igomora nta n'umwe wari uriyo. Thank you. Ahuje n'undi watwandikiye ngo birumvikana ko Satani yifashishije ngo abambari be bahagurukiye kurimbura isi, ngo namwe murabizi ko mwatumiye uwo mutinganyi si ubushake bwanyu ahubwo ni ubushake ngo bw'uwamutumye bubakoresha, ngo birababaje kuba tuyobowe na Rusufero ku gitugu bigoye kwigobotora. Mana tabara isi yawe. Abantu bakabivanga na Satani n'ibiki. Njyewe narayobewe ahantu homosexuel ihura na Satani, kandi Imana itwizera gukundana, kandi Imana ikunda abantu baho. Nta muntu n'umwe Imana yatumye ngo ize judging. Niba abantu babihuza n'Imana, kandi Imana ari urukundo, kandi Imana ituvuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, umuntu ugahita umucira urubanza. Uw'Imana yatumye ngo amubere umujaji ninde kugira ngo baze bajudging umwana w'umuntu. Buri muntu reka nkubwire Eugenie, umuntu wese napfa azagenda ukwe, nawe azagendana n'undi. So kandi umuntu najya kubaza azabaza ukwe. So nyemerera amahitamo yanjye, nawe mwemerera yawe, mu gihe ataguhungabanyije kuki nge wamuhungabanyiriza uwo ndiwe. Thank you. Reka twakire na Kuzure Daniel. Hari undi Daniel nawe uduhamagaye, sinzi niba navuze izina ryawe neza. Ni Kuzure? Kwizera. Mbabarira ni Nadia wambwiye ngo ni Kuzure. Kwizera ntabwo nabimurenganyiriza, ntabwo avuga Ikinyarwanda. Ijambo ni iryawe. Nagira ngo mbaze ese ko bumva amategeko ari na Bibiliya ko tutabyemera, bo ariko kumva baracyasamije mu gusomera kuri ayo mahame yabo. Ese ni iki bari kwigisha urubyiruko rw'ejo? Ese barabona ari isura nziza bari gutanga? Nanjye sinzi aho ngaho ukuntu yansubiza ko ibihugu bimwe na bimwe bitabyemera, abo bakaba bakomeza guhatiriza kandi bumva ari bitemewe, bo babivugaho iki? Ntabwo bafata umwanzuro ngo babireke. Reka baratubwira. Reka mpere kuri Dani, wagira icyo umubwira nko mu bijyanye n'uburenganzira. Watubwiraga ibijyanye n'uburenganzira ahangaha neza ikibazo ciwe, nzi ko mu byinshi biramo mwamukoze.
aravuga ngo kubera iki mwaba cyangwa reka noneho ngihe Eric abanza gisubize aho kugira ngo dutware umwanya munini. Eric wacyumvise ikibazo nacyumvise ndagira ngo mbwire umutumirwa nango ari ibintu umuntu yagiyemo cyangwa se ari ikimina runaka ngo ntabwo nubwo ibyo bintu babireka. Njye nk'uko nabivuze kare niko navutse nanga aribyo ninjiyemo nkoze nk'uko na Dani yabivuze neza ko ari abijyamo bakurikiye amaramuko hari abashaka nyine ubutunzi. Njyewe niko navutse bivuga ngo rero ngo ibihugu bitabyemera ngo ibindi bikabyemera ngo nta kuntu ibyo bintu ngo umuntu yabireka uzareka gute se kikurimo. Njyewe uwo mugabo ntabwo numvise izina ryereka mu rugero rwa hafi kwizera reka nk'urugero rwa hafi n'umugabo wakuze akunda abo bantu agashaka umugore nyamugore bakabyara abana kugira ngo ajijishe famiye yiwe kugira batamujaginga. Ndakubwiye ngo igihe kiragira n'undi akazasubira muri ba bahungu. Nta muntu wavutse 100% aryama n'abahuje igitsina ubireka burundu ntibibaho. Hari n'ababishaka abagore kugira ngo bajijishe famiye zabo ariko nyuma n'undi akajya aca inyuma umugore bakajya muri cya gikorwa. So nayo ntabwo bavuga ngo babireke se biremera ntabwo ngo bibyemere. Thank you. Reka twakire umwe mu bakunzi b'ijwi ry'Amerika. Uretse gatoya ndaguha umwanya amasegonda makeya tubanze twakire Serge telefoni y'idacika ndumva ari we wa nyuma twakiriye hanyuma ubwo ndabaha amasegonda makeya gusoza ikiganiro. Serge uranyumva? Yego ndabimva Eugenie. Muri makeya turimo kugana ku musozo rwose uhita uvuga ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo. Karihute ya nanjye ni Serge hano ndi muri Arizona ndimo kumubaza ese Mungu niba yarigeze ageraho girlfriend mbere y'uko ahinduka mbese cyangwa mbere y'uko atanyambara akiri nko mu Rwanda niba yarigeze ageraho girlfriend. Ikindi cya kabiri nzi ko n'ikindi cya kabiri namubazaga mbese yaba nko kuriya twe twagiye tuvuka cyangwa ababyeyi bakaba bazi ko wenda reka nkoresha ijambo wenda umuntu adakora neza nk'ikiremba cyangwa n'iki yaba ari byo bikora cyangwa byabaye we yarabigiyemo azi ko akora neza bisanzwe. Reka rero tumuhe ijambo kuko amasaha aragiye. Urakoze cyane nawe. Ndabona ari igisubizo cyo turi busorezeho. Eric muri makeya musubize ni amasegonda. Eric yego nageze kugira girlfriend ariko ntango nari mufite ariko n'undi nsanzwe nkunda nabo dusangiye igitsina ariko byabaye 2023 so abajimba nagize nkunda n'umukobwa yese byarabaye nigeze no kwese n'umukobwa. Anyway ku kintu cyo kuvuga ngo umuntu avuka ari ikiremba no nje igitsina cyanjye kirakora neza ntango mbi ikiremba. Murakoze. Daniel hanyuma ijambo ryawe rya nyuma mu masegonda 10. Yego ngira ngo kuvuga yuko ngomba mvuge ibyo Eric kuvuga yuko iyo umuntu abikora n'abandi n'undi muntu badahuje ibitsina kuvuga yuko ababikora kuko yabishaka abikora kubera ari abantu canke abo amikibano yagituma abantu babikora yakubera kwinyegeze yako tuba tuzi yuko aho tuba batabyemera. Reka rero mbashimire mwembi Dani na Eric n'abandi mwese mwatanze ibitekerezo muri kiganiro. Nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Pira na Nadia Taha. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mukomeze kugira ibihe byiza.